zimeze bite aha byawe n'ibyangiye washatse akanya se tukabiganira hora kuri 30 nyine nzazingiye mu ntara reka mutahore tubiganiraho ukuntu sawa 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 Kanyabuga yasije gutoba iwanyu mu cyaro sinzi iwacu mu cyaro nari kwakundi nani kwirirwa mu kazi duhiga cyaba ngombwa wana tukajya kubura nagira amatora ufite telefone telefone ndayifite igezweho cyane ningi ubuseka nukabika ngabika kuri cyane kakaba mbenze bana baguze mu 13 niwe ndi kuragira ndi no guhiga uri skomora bura mu cyaro mwapfuye mu mutwe twapfuye mu mutwe ubuzi iyi telefone iyi ni telefone se ayibo aya ni chirori ayibo tunza ayibo ndabona ndeze yibi bayita ubuzi ubwo ni guca ubuse waba uri umubakire ukabona ufite telefone ngiyi ijyanye n'igihe ugakoresha aka kantu uruko za Sony reka tubipake ntabwo mwanyija nakujyana se n'ikigero mu waje kwa Samani ikigali utekereza ngo apfa kujya nta amafaranga ko ari inshuti yawe ya mbere none ni telefone ndagiye basama barabara y'inteza nagurisha kano basi nabana za umuntu babonemo na shambo uza shambure se n'iki ese niye wawe yemera ko kuva amafaranga ukagura telefone ngiyi oya ntabwo yabyemera birakaze unabivuze yakwica ubuze ngikutishije ukayijyana ukamubwira ko ari ushaka kwisubiza ibikoresho ushaka kuba kimena mbago ntabwo njye nakwemera leta yangu ko ugera gupfira mu cyaro iyo ngiyo igihe wawe afite arazifite ubuze ntazaguhinga afite intama ntazaguhinga n'ihene afite imirima izo gusa zimwe bita amahegitari zirahari abagaragu birirwa bakora mufite n'abakozi barahari niho gusa ubuse mwebwe mwitwa bake mwitwa abana bo mu rugo twitwa abana bo mu rugo oke genda nimba ari kuzaguha intama 10 aziguhe azikwanza azigurisha cyangwa we azigure ayaguhe kashi nimba ari kuzaguha 5 azigure ayaguhe kashi nimba ari kuzaguha hegitari ayigure urabyumva ayaguhe kashi ayo mafaranga numara kuyafata uyazane dukora none se aho kwazimbaye zose tukazishorera tukazijyana tutazigurishije tukaje koro ubuze yaguha hegitari ukajya n'imboreye ku mutwe ariko numva ukuntu wapfuye mu mutwe kubera kuba mu cyaro Ega natwe nukora ko tugera no kutuba twarahavuye ayo mafaranga nuyanzana uzagura smartphone uzagura style nziza imyambaro myiza y'abana bo mu mujyi y'abana bo mu ngagari mu yari mbona na Diamond urumva kiye Diamond uzatwika amana cyakosora kanyabugande gatambo umusirimu kanyabugande kubabwira ntabwo tuzakwita kanyabugande muzambindurire gusa abana abakire babafunze mu mutwe hari ukuntu umubyeyi uzabimubwira ntabyumve urumva
gusa ushyiraho iterabwoba ukamubwira uti aya mafaranga ni utayampaye no gupfa ndapfa niyumva ko arakubura azumva ko wagenda akakubona uri muzima warapfuye basi warapfuye mu mutwe wazumva ko ugiye gupfa mu mutwe ntabwo azumva yuko ugiye kuba umusirimu mu mujyi ariko nyine ibyo azakugira byose mukabyemera wowe azayaguhe kamambaye urumva kugira igitekerezo ngo hayinamo nk'umuntu w'umugabo ntiwinaniwe bivuze ko ari ukubikora urakaye wariwe bomani undi munsi ariko ndabona agasigamo wakanzaniye undi munsi ma telefone kanje ndabona akagusigira urambabaye sabaye amafaranga y'abana nabona yazanye umwana wo mu bakire gakwereka ukuntu ndakukura ibyibi mani uzamufashe yari amafaranga azayanza nkwereke buriya runo rugo rurangambiye pe basi se birakuviye atanyumva basi yumva ibibazo mfite ngo ndebe basi ko nanjye naje kwiberaho neza buriya ibintu biranshanga cyane ngumva ngeze naho nakwiyahura najya he ariko vyagakwiye kumva ikibazo mfite basi akandikira mu bwisanzure bwanjye kuko ntabwo ari ngombwa umuntu hirigwe hano niba ndari hano umuntu agiye guhinga nta nagiye guhinga umuntu agiye kuragira mu kanya ngahura n'abana b'iniga yanjye umwana yambariye neza ariko cyangwa se ubwo nje nzakora iki umuhungu wanjye ndi kubona utameze neza ufite ikibazo ariko so burambaza ngo mfite ikibazo wabonaga mu rugo umuntu yisanzuye neza reba igihe nasabye papa amafaranga ngo umuntu aje kwigura smartphone yigurira n'icyango kigeze ariko nta kintu nasubiza kizima nuko mbere kwicyo n'ibyo bye n'icyo kibazo mfite reka mpamagare so agira icyo abikubwira mwana wabaye iki maze singo nabaye iki suma kucyanga kubwira ikibazo ufite je ikibazo mfite nuko mbi byanje byose ngisanzura ndabaho neza byose biva bikagera atavuye naho ngigira mu mujyi ndabaho neza ntabwo nafone ngize abandi n'ibyago by'abandi ubu icyo kibazo ufite nicyo kibazo mfite ndetse nda telefone ifite ariko sura mvuga telefone ngiye neza ngikibirite barasesha umuriro iyi ni telefone iyi nayo ihamagaje yagera kure nta kibazo ndari guha byombi byanje ariko si wa mwana ushaka kujya mu mujyi kuzi ko mfite amasambu ngagira inka ngagira ibikuyu ngagira ibyahene n'amafaranga ndayafite kandi ni byinshi kabisa narabishatse birahari ushaka kujya he wakwicaye mu duka ry'ibyo mu ariko amasambu na yawe ibintu byawe nicyo nshaka ni ibyanjye byose ku murongo ukambwira ati byo nari kuzagwangira ibi ndagiye ariko ikibazo cy'uyu mwana niho wacumvaho cyangwa kimaze igihe ko ndi kubona asa n'uwahindutse nanjye ndi kubona yahindutse cyane ye ariko rero biranyobeye ikibazo nta nicyo ufite gusa je ikibazo mfite n'icyo n'imitungo yose mfite ko ushaka kuva muri uru rugo wacana jewe nabyemera kugira ngo ujye kubikirana ntabwo nshaka none impamvu ushaka bose niba ushaka ko ucara bagenda mu mujyi oya ibyo mfite birahagije gahunda ni mu mujyi gahunda nabyemera ariko uyu mwana nabaga abandi wa mwana kandi dore usumba abantu umukino
mbone giki uri kubona udashaka kumva abagabo n'umugore b'umwosha bigaragara ko nawe bifite uruhare umwanya wawe benshi watuma kuri mu mwanya wawe akagufasha uyu mwana tukareba ari kirabo wa mwana we wabaye neza ko mfite umutungo mwinshi kuko ukemera ukawubye ko mfite byinshi nashaka gushakira ubuze byo wambitaje ku gahunda ugiye ushaka gahunda ni mu mujyi cyane ejo mu gitondo ibyo ushaka uzabibona amafaranga mfite uwareka wa mwana ukayaryaho ko mbafite muri babiri gushakira njye ntabwo nabona haba gahunda ni mu mujyi nani Umukirara rero abana basenga ibintu bameze nk'aho cyane ariko umwana w'Imana zabikora mwana we kwirirwa umuntu ararondora cyane ndananiwe pe sawa ndaraha dukore vuba ahubwo turangize ariko kare dushobore dutahe bose barabona n'ubwo umuntu iri vumbi turabakarata saa yingahe kakoni kabako kamwe kandi gata ngiye guhamagara agasore rero turebe ko twamutuma kwa Gasiringi hasigaye tuganire kuri iki kibazo. Gasore we banguka hano utumesha umva risha ungire kwa Gasiringi umubwire ngo banguka hano ngo umubwire ko twari kugushaka. Tunaiki kuba kwa ngoma. Nzomera cyane. Gasiri Komera mu wanyu. murakomeye cyane. Komera cyane. Ni amahoro se? Amahoro rwose. Mwihangane rwose. Umwana aratewe. Komera nawe mwana. Amakuru. Biragenze. wapi Icyara. Utangiye kuva mu wapi? Gaso icyara hariya nawe dore mfite abana babiri hano b'abahungu. Dore mfite Gasore na Kanyabugande dore nguye. Ariko icyaje kuba ahangaha cyane uyu mwana asigaye ariribiyo imico ye nkabona iratandukanye nuko yari asanzwe ameze. Ubwo rero icyo guhamagariye rwose ni ukugira ngo ufashe kuri iki kibazo cya Kanyabugande rwose nje na nyina tunaniye ubwo mbese nyine ntacyo naho ukamubariza rero ikimurimo nanjye ngakimenya. Dore mfite umutungo urabizi, mfite inka urabizi, mfite amashamba, mfite abaja n'abagaragu, ariko ibyo mfite byose ngo ntashaka kubiryaho ngo sinziyo yirirwa. Mumbarize rwose iki kibazo ndebe ko cyakemuka. Ubwo mfite ikibazo Kuva ryari kwigira na ariko mwiruka abana bafite ikinyabupfura bombi. Kuva ryari kwigira igihangaje kuva ryari. batagira ikinyabupfura se ahubwo uyu mwana wabonaga atari witonze kurusha Gasore Cyane. Kanyabugande ahindutse vuba Cyane rwose. none rero njyewe rwose byanyobeye. Nabajije nyina arambwira ati nanjye niko ndi kumureba, ariko iyo icyamuteye umumbarize sugurukuje wakwicaraho arwane urukuje buriya mwaje muragira n'ikinyabupfura. Uyu nda Gasiringi ageze hano ngaho wakwicaye ngo wumve ashaka kukubwira ngo ushaka aje gukemura amafaranga abana. Kanyabugande. pereza Amakuru. neza tondare neza Byagenze bite? njyewe ikibazo mfite buriya bakuzanira umuntu uri gukemura ibibazo. Ikibazo mfite njyewe ndikumva abana umwana wanjye yiyemeje ko nk'abandi bana ngaryosha agura ka smart mu mujyi agura icyango kigezeho nanjye mbese ngareba ahantu nakwigirira ameze neza fresh.
iyo telefone arayifite afite telefone hano uyu mwana afite telefone reba telefone nkajyana ikiri to cyane ishimuri iyi ni telefone none se yibagiye ahigiye ahita ahamagara nihe iyi telefone oya njye ni smartphone oya nabyo uzabibonera nyine niyo nzayibona mu binyerekeye mbibona besha hani wanyu ko ntabyo mubuze ko mufite ibyo kurya umwana ni ibyo ndari ibyanjye iyo smartphone nayo uzayibona muri si iyi ngiyi guhagire ntuhamagara aho ushaka ntuhamagara inshuti zawe ubaye iki ntabwo nshaka gutegereza hero kandi sha sinzi munani wanjye imbere ngende gahunda ni mu mujyi sinzi urukuri bo sinzi urukuri gahunda ni mu mujyi ngo amatware n'urupfu hanyuma ntabwo agiye gutima ndiyumva besha ubuze iki mushobora kumbwira ngo amatware n'urupfu ndiyumva ariko nje cyegeye gahunda ni mu mujyi ushakamo iki sha kuko urukubwira ngo kubyandika ariko byarabiruhije ibyo mwana wawe ajemo ibya umuhungu ntabwo wumva ukuntu anafata sha mujye twemereye neza nta stress wakumva imwe kukubwira n'ijwi ariko njyewe ijwi ryanjye ngagira nameze muri gahunda ni mu mujyi umva ngamunywanyi wa so wakumva ibyo ndi kukubwira buriya mujyi ugiye gushakamo iki njye Kanyabugande gahunda ni mu mujyi uyu munsi waje urabanga gasore waje urabanga nga mukuru wawe sininde bakoheje nga mukuru wawe ninde wagushizemo ibyo bitekerezo ninde wakoheje ntawe gahunda ni mu mujyi umuntu wakoheje yakoheje nabi oya yaguhemukiye urabanga gasore kandi uzabyicuza njyewe rwose nibyo ngize uzabyicuza uzabyicuza gahunda ni mu mujyi gasenga hinga nani wanjye kashi hano uzabyicuza umunani wanjye bamuha uburenganzira bwe duranka twagurishije zanda telefone ya wami nawe wayanze yemwe ngashaka kujya yashaka ariko si yazaja ubundi azagirira y'amahoro wakabyara ndi kubona rero ndikubona umuhungu wawe Kanyabugande yamaramaje ndikubona yamaramaje nta kintu babikora ni ukumuhibye agasigaye ibya mukuru we ukamuha igihugu akagenda ariko si kumutungo ufite yakwikiye akaburira mu rugo wowe urabona ko natamara ibyanjye ejo nimba ndikwishyira ku rubuga rw'icyawe uzavuga tubona cyangwa gusohora dore rero gasiringi muwanyi wanje uyu mwana arananiye ngiye kumuhereza amafaranga ibyo nshaka nimara kuyamuha akagenda azagende aje kuguye ku gasi nta kibazo azagende n'abazacuruza nzahibagirwa niba ugiye kugura isambu uzabona ibintu biruta ibyo mfite nagize umugisha mbona imicungo myinshi ni mwebwe nakorera kandi mwe nakoreraga hari abandi nacikiraga umuhogo Kanyabugande ndagiye amafaranga ugiye kumuha aya mafaranga uzabyicuza ngaho rero aya mafaranga rero si nangahe ndayibarira ariko genda ukuntu nagufata nk'inyangamugayo sha none nigeze kugira ubuzima we uzicuza oya ariko mbonaga abakiriya baragaguca ndabishobora uzicuza sha genda uje kubaho neza ubayeho neza genda nka urasezeye mbega biraragiye murabeho bahaye nta n'ugushaka ko n'ibya nyuma byo ubu utagaruka hano wanjye naguha amahirwe ya nyuma ukabaho urasezeye unaragiye mwana wanjye gahunda ni mu mujyi genda amahoro none nakora igiki none ukabona hari ikindi si nicyo naguhamagarira garega anagabiye ikigara rega wakora iki nagende ngagenda za Kigali nabonye yamaramaje niyo mu mahanga muri za Kigali unaragiye sibyo uwize ibyo ni ibiki kandi kugaragaza barambuye ikiganza izo ngito ni z'abanyacana ndetse nanjye ntabwo umukoro ugire pfunsi ntabwo mbizi igende genda uzabyicuzamo
Şırav subiyeyi. Watson sha. Hageze bangahe? Njenzi gaye mu manata. Ubu yo 500 nawe uri 500. Hano ufite burere. Boss. Cyane bikira. Sinibiki. Turukina. Kukina. Shiraho. Manze mukore ture. Manze mukore. Manze shiwa na yawe. Dushira meji. Urakora zireba. Nutombora y'indurage. Niyi nutombora. Cyako se twagiye. Nakabonye nashira ngahe. Akoshaka akukubira kabiri. Ujide omaki. Ushize meje murago amafaranga. Aya murokonyesha. Oya. Sheyo yindi. Bureta na igihumbi gusa basi. Ndacyo. Rupaka bwa kabiri. Watomba. Kanaka. Ni wewe waceretse mwa. Aho turimo kabiri. Ndabica ndashiraho n'ayandi. Dumura. Urabona ko tubikinaza. Ikarita ni birira. Iyo urajya uratombora. Iyi no kanu kagabo. Uratombora ibihumbi byawe. Wacu bitabagayo. Nufata ino urahomba. Ubwo nimfata ino ndunguka. Iyi nongera yikwereke. Aka kagabo. Bakita kazungu. Akazungu. Ndani ubwo naona ku Shira. Uretse gucanga manzashira. Kaya. Nibyo ndi turimo turimo. Bundi ayibanje yaseho bitandatu bwa kabiri ashira 10. Turagenda turongeza. Yagenda bika. Turagenda turongeza ndago mpaka. Naje. Akanaka. Ako sibwo akumwagize bere sikoko. Chance no. Wewe. Namujijishije ndi kukakira imbere ye tuzi kwa nane imbere yawe. Wewe noti. Wigashana kuwose na yindimo. Sharuka. Na yindimo. Mujingira kuje. 5. 12. 13. 14. Ari yongera tombo. Kumva tubwobara. Barasha. N'umunani bambaye. Ukora mu nzu gucanga. Twe twanarigize. N'umunani bambaye. Oya, chagani. Chera telefone turashobere. Shira. Garagaruka se. Garagaruka. Garagaruka amafaranga ndashaka telefone. Oya, garagaruka. None ndashaka. Turayigenderamo kabiri. Nge. Iko twagiye. Banafasha.
wewe usubiza iyawe tugende muri ino usigajemo urakwemera ko nzi gucanga wewe namagara kuki ibyo birakureba ibyo si ino ndakudari ko dukora tombo sasa yone nomba nani narakubabariye Kumukiza Imana irakugaruye bavandimwe uyu mwana wanje muzi ko yari yararabutse yari yaragiye mu mahanga none yaragarutse twishimiye mu rugo ko twamubonye niyo mpamvu aya mafunguro muri kuyareba aho imbere yanyu murye munezerwe kuko bikwiriye ko twishimira umwana wacu yari yarapfuye none yazutse yari yarazimiye none arabonetse Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro mwana wanjye mukuru wawe uzi ko yari yagiye yari yarapfuye none yazutse yari yarazimiye none yabonetse byari ngombwa kugira ngo twishime natumye kuri cya kimasa kinini cyabaga mu mukumbi nicyo twabaze tukirya turanezerewe nawe ishima kandi tukanezerwa oya papa ndakura umwana mu rugo cyangwa warabaye kirara ahantu waba uriho